amahoro y'Imana abane namwe nongeye gusubiramo ngo mukomerere twubashye Imana turasoma Yoweli tukiheshimu Mungu tutasoma kitabu cha Yoweli ibice bibiri wahabonye n'ibyo zabashumbusha imyaka inzige zariye niyariwe n'uburima n'ubuzukira na kagungu. Yara ku murongo wa 21. Nutinye wasiwe nezerwa kandi wishime kuko Uwiteka akoze ibikomeye. Nimutinye mwa nyamaswa zo mu ishyamba mwe kuko ubwatsi bwo mu butayu bumeze n'ibiti byeze imbuto zabyo. Umutini n'umuzabibu byeze cyane. Noneho munezerwe bantu b'Isiyoni, mwe mwishimire Uwiteka Imana yanyu kuko ibahaye imvura y'umuhindo ku rugero rukwiriye, kandi ibavubiye imvura y'umuhindo n'itumba nk'ubwa mbere. Imbuga zizasenderaho ingano kandi imivure izuzura vino n'amavuta yerayo. Isesekare nzabashumbusha imyaka inzige zariye niyariwe n'uburima n'ubuzukira na kagungu za ngabo zanjye zikomeye nabateje. Amen. Amen. Mwene data kabagiye kutumisha kandi mukamwe. Bivuga bagiye batumisha Bazi Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka utagushima ninde utakore ibitangaza ninde
bidakwiriye, amagambo yacu arabishe, ibikorwa byacu biranduye, imibereho yacu ntabwo ikwiranye n'ubutumwa bwiza. Tuje tukugana tugeze ngo amaraso yawe atube hafi. Wemere uwagucumuyeho wese atabyitumye, Satani akaba yamwoheje akamujyana mu butagira umumaro, amaraso ya Yesu adumanure. Garagara muri aya materaniro kugira ngo abera bawe tukubone. Aya magambo tumaze gusoma uyaha umugisha, kandi umugisha abarayavuga n'abarayumva, twese duhabwa umugisha nawe. Ntabwo dukeneye imvugo y'umuntu, dukeneye imvugo y'umwuka wawe. Ntabwo dukeneye inama z'umuntu, inama z'umuntu zirasenya, ariko izawe zirubaka. Duhabwa umugisha n'umwuka wawe mu izina rya Yesu Kristo. Naho Yobu ibice 14, Yobu sura 14 umurongo waho karindwi, mstari wake wa 7 haranditswe ngo inaandikwa hivi: erega hariho ibyiringiro y'uko igiti iyo gitemwe cyongera gushima, kandi kikajya kigira amashami y'ibitontome. Amen. Imana umugisha amagambo yayo Mungu abariki maneno yake mu izina rya Yesu. ndani ya jina la Yesu Kristo. Bene data bakundwa, Ndugu wapendwa, ariko abashyitsi ni bande? wageni ni wanani? Abashyitsi Unapo wageni, Imana ishimwe Mungu ashukuriwe, kandi yaturinze muri sima, ametulinda ndani ya nta sura. n'umwe wanyereye ngo agwe hasi. Kuna aliyeteleza aweze kuanguka. Imana yacu ni umurinzi, Mungu wetu ni mchungaji, irakomeye. yeye ni mwenye nguvu. Iyo turi kuyivuga Wakati tunasema amagambo yacu aba make cyane, maneno yetu inakuwa machache. niyo tugize ngo tuvuge ku bitangaza byayo Kama tunasema juu ya ishara zake, tuvuga agace gatoya. tunasema nusu. Nawe ubaza imyaka warinzwe Jiulize ukaba ugejeje none utari wapfa, na unafika siku ya leo wavuga ngo unafanya ni nini? imbaraga zawe? Wewe utasema kama ni nguvu Ni zako, imbaraga z'Imana. ni nguvu za Mungu. Ejo twamubonye, Jana niwe nyir'umurimo, yeye ndio fundi niwe wa kazi. wamuhamagaye, Yeye ndio mwenye alikuita. niwe wampamagaye, Yeye ndio aliniita. niwe wakuzanye. Yeye ndio alikuleta. Amen. Ibindi byose Vinginevyo bimuharire, wewe umwachie. bimuharire, urugendo umwikoreze, ibindi byose azabirangiza. Vinginevyo atavimaliza. Mbega amagambo meza. Ilikuwa maneno mazuri. Ejo tukiganira Jana tulipozungumza yari ndamutso, ilikuwa salamu. ariko none reka dutarame, Acha leo tuweze kuongea. kandi nidutarame Tunapoongea Imana ikadutiza ubundi buzima. Mungu anatuongezea Aya magambo tuzayagarukaho, maneno hii tutairudia. kubera tukumva hano isoko y'ubuzima Sababu tunasikia cha yashobora kugeza ahantu nawe ukahakugeza mu izina rya Yesu Kristo. Bibiliya yera iratubwitse, Biblia takatifu inasema hivi: yewe mugeni w'isi yose. bibi harusi wa Sayuni. Ni mu gitabo cya Yoweli. Ni ndani ya kitabu cha Yoeli. Nezerwa, Furahi mwanezerwa nawe, na nyinyi mfurahi, mwishime, furahiwe, kuko Imana ituvuye imvura y'umuhindo n'iyitumba, tunyeshea mvua ya kwanza na ya mwisho. kandi ngo iyo mvura y'umuhindo n'iyitumba Mvua ya kwanza na ya mwisho ayigaruye kubwa mbere. yeye anairudisha kama mara ya kwanza. Ese amagambo ni amina. Hii maneno ni amina. Nzabashumbusha Tawarudishia iby'inzige zariye, zilikuliwa na nzige, iby'umurima bwariye, ibyo Kagungu yariye, zilikuliwa na za ngabo wale majeshi n'abateje. ambao niliwashambulia. Ni bangahe bumvishira mu magambo? Ni wangapi ambao wamesikia maneno yale? Mwavuze nta bashyitsi barimo ko ngenda namubonye. Ulisema hakuna wageni, lakini mimi Mwenye ni wa naona kabiri. nimeona mgeni wa pili pia. Umuntu ari hano bari kubareba, Wakati mtu yuko hapa mbele na watazama, ariko by'ukuri lakini kwa kweli tuganire n'abantu bishimye. tuzungumze pamoja. Ibagirwa ibibazo byawe biri mu rugo, Sahau shida zako nyumbani. ibagirwa ibibazo wagiriye mu rugo. Sahau matatizo ambazo Fata abantu bose ni beza, watu wote ni Satani ni we mubi. Shetani ndio mbaya. Suzi ngo Gerard ni mubi, Na wazee Shetani Satani ni mubi iyo yagiye muri Gerard. wakati ameingia Rero John ni mwiza, ariko Satani yamugiyemo nahinduka mubi, atangira kukubwira nabi. Satani ni umwanzi w'amahoro, ariko Imana ishimwe tuzamutsinda kubera bimwe yahamagaye abayamenye kera. Isi ntararemwa yabanditse mu iki gitabo. Humura, Satani ntabwo azakuvanamo. atakuondoa ndani. Oya, niba ufite imbaraga nawe
amagambo nasomye na maneno ambayo nilisoma. ngo azajya abahamagara no mu kivugirizo. Atakuwa anawaita kwa munyuzi. Nangwa mu Gifaransa bavuga ngo ni kuba faire signe gutyo. Ni ndani ya upekee kwa sinye. Agakarikira mwabagabo. Ndani ya wanaume na wana. Agakarikira muri ya akaraba Venuste. Haleluya. Naho abana batagira iwabo, wenge hawana kwao, abana b'ibibyarirano watoto wa haramu ntibashobora kuza kwa data, watakuja kwa baba, kuko data igitabo kirimo amazina aragifite kirimo izina ryawe. kitabu nani kichezwa nani majina yako. Unaona sema uko nahinduka neza. Ona mimi sijabadilika. Sasa wazihinduka. Sasa wewe kubadilisha. Ndavuga nabi. Nasema vibaya. Mugibuka nabwe no mubyaha. Kumbuka nimeanguka ndani ya Sasa navuga ko turi mu bunyerere. Sasa tujue kama tuko ndani. Satani ntahari. Sasa shetani si yupo. Ahubwo umubyeyi mwiza. Mzazi mzuri. Yicyana kineyeho. Wakati mtoto anamniambia. Aragifata. Anamkamata. Akakibana mu bya bindi kineyeho. Akabishyira uruhande. Akagikarabya. Akagisiga amavuta. Akacyambika. Imana yashyize mu mutima mu babyeyi ni Imana ituruka. Irakomeye cyane. Muyikomere amashyi. Haleluya. Niyo mpamvu Frere Branham avuga ati n'umusore w'umunyantege ntukazabe intwari yo kumuvuga. Usikuwe shujaa wa kumteta. Uramuzi? Wewe unamjua? Wanukubona gusa amakositime. Wana kostime tu peke yake. Wabahagaze hariya. Wanasimama pale mbele. Ngwino ahagarare. Kuju pasimama. Bene data. Wandugu. Twirinde. Tujiazane. Twirinde. Tujiazane. Twirinde. Tujiazane. Uyu murimo. Hii kazi. Ntabwo ari uwa Frere John. Ntabwo ari uwa Frere Gerard. Ntabwo ari uwa Kabagema. Nongere mbabwire. N'umusore washatse kunegura Mose yaramuhaye. Niyo mpamvu n'abasore tubabuze kwinjira mu by'abakozi. Uzabavuga cyokoze muraturanye. Musangira n'umugani. Mukamana akazakariga zote. Ariko Imana yabahaye ikintu ataguhaye. Kuko byanditswe ngo nanga ko umugore yigisha cyangwa ko ategeka umugabo. Yatebye mu gakozi ubigira gute? Bikureba gute? Frere Branham ari kuvuga ngo bene Branham nibarwana bagaconcomerana nimugoroba bazaza ku meza ya Branham. Haleluya. Frere Venuste najyana ikibazo muri abo Frere. Haleluya. Satani akabata ntabwo bazatenda ahubwo bazaza ku meza yarahamagaye. Niyo mpamvu mesaje dutwaye ntabwo ari mesaje yo gutandukanya. Ni mesaje ya reconciliation. Guhuza abadahuye. Guhuza abadahuye. Abatavuga rumwe. Abadakundana. Abatagenda hamwe. Abadasuhuzanya. Iyo mesaje irabahuza. Niyo mpamvu Komera. Imana ibafashe. Umuntu wese uzazana amoko muri asambwe. Yeyote ambaye ataleta kabila ndani ya makusanyiko. Nubwo karara agafekeresha Ndani ndugu mfupi. Yesu yakameneye amaraso. Niba waturutse Arizona fata inzira ujya Arizona. Niba wavuye Ohio fata inzira ujya Ohio. Ariko twarakomota Haleluya. Hame mu rubavu. Havuye mu rubavu. Mu rubavu rwa Segeri. Biranditswe ngo bamukubita igicumu habamo amazi n'amaraso. Bisobanurwa ngo ntabwo mbi Karizi. Ntabwo mba mu Rwanda. Ntabwo mba Ohio. Nakomote nawe. Haleluya. Mu rubavu rwa Yesu Kristo. Havamo umuntu rero. Havamo umuntu. Alaaniwe mtu. Havamo umuntu. Alaaniwe mtu. Uzatuzanamo amacakubiri. Ambaye ataleta ndani matengano. Katuzanamo amacakubiri. Atuleta ndani matengano. Akatwanganisha. Yeye anatuweka
akanganisha fere na sere abasore bakundanye ntibongere gusuhuzanya ariko ubona amazina yawe ukirukanka mu gitondo aho utaziranye imbuyi aho utaziranye akabuyi mujyane kakarigazoke murabizi uzabibazwa ku munsi w'amateka kubera imana ishobora byose ntabwo inegurizwa izuba yabwira ngo nimuze dukorere imana kuganira amagambo meza ariko uvuga ngo kugarurirwa murayakunze kugarurirwa Franka ntabwo ari kuvuga ngo ntabwo ari ugufata ino Bibiliya nyivanye hano ku meza ndayitwaye birakariya Gerard ntari yanjye kanyimugarurira hara ntabwo nayigaruye sijarudisha bado ese amagambo mukuyumva maneno mnaisikia habarira ngira ngo nayigaruye hapa kwenye niliweka kuyigaruka kugira ngo igaruke kwa Gerard kuyifata hayizana hayigarura aho yahoze kurudishia kwenye ilikuwa hapo nanjye mbabwiye ngo niwaambie hari aho twahoze kuko kwenye tulikuwa hari amahoro hari ibyishimo hari kugwa neza mbana nimusohoke munisamee musitoke nje kandi musinzije musilale kamagambo tugiye kuganira sababu maneno tutakayozungumzia afite imbaraga ina nguvu yateza amatwi mnatega masikio kuganira kurudishiwa izuba rirarasa jua ilichomoza jua ilichomoza mu gitondo rikarasa asubuhi inachomoza rikaka we inawaka abo kumesa bakamesa wakufura wanafura abo kwanika amasaka bakayanika kuanika mtama wanaweka kwenye mapantaro gakabaje baganza kuma bakuru suruali za kabage mazinaje ibigori bya Eugene byanze kuma bikuma kila kitu chote kubera izuba ryarasa sababu jua iyo bigeze saa sita rero inapofika saa iba riri gutwika inakuwa ni inachoma amasaha yo kwanika ni saa ya kuanika sohoka ariko uhita ugaruka wewe unaenda nje lakini rudi n'undi wese ushaka gusohoka nagenda iminota ibiri lakini asikawie bene data wa ndugu kugarurirwa kurudishiwa murabikunze naipenda kugarurirwa kurudishiwa iyo bigeze saa sita inapofika saa sita izuba ryakarishye jua inawaka gucana bikose inachoma abo kwanika banditse wakuanika wameanika byageze nimugoroba rero ifika saa za magharibi byazuba nta mbaraga jua haina nguvu birasobanura ngo ryatangiye gusaza maana yake inazeheka za mbaraga byatangiranye mu gitondo nguvu za mwanzo asubuhi izo mbaraga zatangiye gucogora zimeanza kupoa imbaraga zatangiranye saa sita nguvu ya saa sita nimugoroba zatangiye gucogora magharibi inaanza kupoa wajya kubona ngo nibagiye kwanika amasaka nimesahau kuandika mtama none ngo burije sasa inakuwa nyamara hari imyenda ya mutware na inafeshe nguo za mume wangu nilikuwa bazabimenya igitagi watajua nyuma ya wakati Yesu Kristo niwe ziba ryo gukiranuka ndio jua ya amasaha nazagera haitatimi bazabishaka babibure tamtafuta wa mikosi ariko kuko turi kukugarurirwa kwa sababu tuko wakati ya gitondo kare asubuhi kongera rikarasa inarudi ariko iyo rigiye kugaruka rikababaza kurudia izuba iyo riturutse aha wakati jua rikarengera hariya iyo rigiye kugaruka rihera hano wakati narudia inaanzia hapa rihera inaanzia wapi turi kujyana tuko pamoja ni ukuvuga ngo izuba kusema mchana rirasira hano rikarengera hano rikagaruka hano inarudi huko bisobanurwa ngo riragiye riragaruka inarudia mbega Imana igarura Mungu ambaye anarudisha amen twebwe nama aravuga ati Biblia nayo nasema twari duteranye rero tulikuwa tukikusanyika maze umufurere aparika imodoka ye ndugu alipaki gari yake haza umuntu kulikuja mtu ya modoka abarayifashe gari hiyo aichukua ibifureze biteranye birabimenye wa ndugu nanjye musubiremo kandi kumbuka nawe cyagenda kumukora kumbuka naye alikuwa anataka kuifanya ariko muri bifurere byacu lakini ndugu wetu kumbuka neza ngo muri
kino kibazo kuna tatizo kweli. njyewe muri bashiki banjye Nyinyi kandi muri na bene data mko na wandugu. hanyuma rero wa muntu Yule mtu sasa imodoka arayirukankana gari alikimbia na arayitwara alichukua. ageze ahantu Alipofika mahali mutima atangira kuva mu bye dhamiri zikemgongo. imodoka y'abandi Gari ya watu. imodoka y'abandi Gari ya watu. ngo nagiye kubona Nilipotazama yabibonye mu yerekwa aliyopata ndani ya maono. agiye kubona agiye kuri station Alienda kwetu kunyisha mafuta. aragiye yashyizemo amavuta Aliweka mafuta. amavuta honi nayo yari arimo Ilikuwa ngiye kubona umuntu wambaye ishati ya yero alikuwa anaona mtu mwenye anavaa kama vile Janvier anavaa. mbona akatishije imodoka Anageuza arayigaruye anarudisha naho yari mahali pake ambayo ilikuwa arareba imodoka z'abafurere ntaho zigiye kuba gari ya wandugu hazitaniguse. sikamwemera ko dufite imana Unakubali kama tuna Mungu? kereka nawe utabyemera hano Kama hamkubali, imana ireba naho iherereye anaona na maficho yiga mu cyumba cyawe ya chuma yake. iza aho utuye n'igitanda uryamaho n'ibyo ukora nijoro n'ibyo wibivamo imana irakuzi ndabwira rero ngo haleluya dufite imana di ireba ibyo ntareba izi ibyo ntazi iyo mana twishuriye wikomera amashyi ubuzima bwa Yesu haleluya ya mana rero iyo mana mufurere Ndugu, imodoka yanjye ngo basi ngo byarangiye gari yangu ilichukuliwa. bafurere barasenga Wandugu waliomba. bagiye guhumura bageze hanze basanga imodoka yanjye Macho walikutana gari imewasili. imana yagaruye iyo modoka yo mufurere Wakarudisha gari. yagira umusore utaha imana itamugaruye yagira umusore utaha atagaruriwe kubera iyo mana yacu yesu kristo ko yarareje n'uyu munsi ni kwari azahoraho iteka ryose bene data Wandugu kugarura kurudishiwa. hanyuma rero yoweri nawe Yoeli naye sasa ababonye igiti alipata abadimi bazamushaka itabu wazamini watutafutie urumuna batabaretse icyo giti tungeliwaonesha ile mti. dukoresha amasinge rero Tutatumikisha masingi ariko ubwo turi mu bandi kwa sababu tuko nafasi ya wengine. akoresha amataburo Tutatumia ubao no gusengana imbabazi z'imana kuomba ni rehema za tuzabikoresha mbese tugeze iwacu tutaitumia. Tunavuze turabona urusengero. Tutakubaliwa. Tunajua turabona urusengero tutapata hekalu vuba kandi kwa muda. imana ibirimo Mungu yuko ntabwo izamureka ntabwo izamuhana hata tuachilie. Ariko mbabazi. Acha niwaulize, ku mwavuye muri afurika wewe mlitoka Afrika, ko muzabona abafurere bangana gutya ulikuwa unajua kama mtapata wandugu wapata hivi? ngo baragiye Wanaenda ngo bagiye kuba abagore b'imbwa Wanaenda kuwa wake wa unga. wari waryamana n'imbwa nashaka akaboko hejuru Nani mwenyewe ana unga, nyosha mkono. ngo baragiye Wanaenda gakaba ngo kararangiye dawa inaisha. nzi umudiyakoni Najua msemashi yarihanye alitubu. wa mana ya Isirayeli Mungu wa Israeli mumba bari abadema bari banteye sameni izo kwa zose Yesu. muzishanyagure Ile dosia yote uzipasue. muzishanyagure Uzipasue. unoshaka kujya muri Amerika Sipendi kwenda Marekani. none ari kuriga Leo analia. wampa Amerika Mwenye atanipatia kwenda Marekani. azahabona yishe amafuta Yeye atapata Marekani bene data ahantu hatari irembo ry'ijuru yakobo yararyamye aryamye we agiye kubona abona urwego ruzamutse abamarayika anapanda. yakobo abaricu yewe naho nari ndyamye ubwo hari irembo ry'ijuru ntibazabanaze mu mugeni muri afurika no muri aya materaniro harimo umugeni haleluya harimo umugeni azazamurwa ntabwo ari imbaraga zakumbuka ntabwo ari izanjye hari imbaraga imbaraga zitangwa na segeri yabahamagaye niyo kwizerwa yatangije umurimo izamuherekeza no kubagezayo izanabagezayo haleluya ese mwizeye ibyo niba barabinyuma bari kubyumva Wale wanyuma uri wanasikia. kubyumva Unasikia? mari Mungu ashukuriwe. hanyuma rero Sasa mwaje muri babiri mlikuja mkiwa gusorera muri state mlifikia
nilifikia kwa stage rero kungena ningunje meze jinsi vile mimi nilikuwa kama yatima. ana wanyu Mungu nikumbuke. kwa hano atanga abafurere n'abasere Nilipofika hapa nilikutana na abaje bose kusanga kawaje mlikuwa unajua kama mtatoka. none kutabyina bamwe twere Hautuonyesha furaha ya Mungu jinsi alikusaidia. na nile Ukuu unacheza kabisa. Wami ni mwiza we nukuri zakikwereka yaduhaye mesaje we nukuri hari ikintu kimabaza Na kitu ambacho kinanihuzunisha. ukabona abakobwa bari kubyina Naona wadada yahura w'abana wabo bakabagema na byari kubyinira hano ndugu ile ariko kitaka. mwebwe bana muba mumeze gutya Nyinyi wakati nyine mnajua ababose bacu none nyinyi mcho wa bosi wetu. mwagifashe mutarwara Nyinyi mlikamata na hampigani. imana izicara gutya nawe wicara gutya Mungu atakaa akikutazama icyubahiro cyayo ntabwo yagihereza hata ipata mwingine. niba abandi bahagurutse haguruka Kama wengine wanasimama simama. ushaka ubyinishe n'amavuta Ukipenda ucheze na magoti. kubera hari ibyago imana yagukoreye Kwa sababu kuna matendo mazuri ambayo Mungu muno alikupatia. mfite n'abakwe Mungu niko na wape. ufite n'abakwe Niko na wape. birakureba Kazi yako. ngo nuko ngo mbyinire imbere y'abana Uchezee mbele ya watoto. ukubyinira abana Unachezea watoto. niba uri kubyinira uri kubyinira imana yawe Uchezea Mungu wako. bene data dukorere imana tunezeye Tumikie Mungu tukiwa na furaha. hanyuma rero Kisha sasa turi kugarurirwa tunarudishiwa. kwa kugarurirwa rero Ile kurudishiwa igiti yoweri yabonye mti ambaye Yoweri aliyotoa turebra nama ari kuvuga ngo Abraham itore anasema ndani ya kusanyiko ni itorero ni kanisa. biranditswe Inaandikwa hivi. hahirwa umuntu udakurikiza imigambi yawe Yule ambaye asifuate yicarane n'abakobanyi azahwana n'igiti atakuwa kama mti. igiti n'itorero Mti ni kanisa. hanyuma rero satani arareba Shetani alitazama, ngo mbega igiti ona mti kirahishije inamerameta gifite amatunda nakomara gifite byose na kila iki kitu. giti ndagiherahera Hii mti ndayota. ukagihere mu matunda Acha nianzie mwene kwenye data ndugu. imbuto zawe 9 Matunda yako 9 satani ntabwo azishimiye Shetani haifurahii. kwihangana kwawe Uvumilivu wako satani ntabwo bimuneje Shetani haifurahii. ingeso nziza zawe Matendo mazuri zako satani ntabwo bimuneje Shetani haifurahii. gukiranuka kwawe abagabo bari gusamera Pepo wanapeshanya ariko mema. furabura nama akavuga ngo Abraham anasema itunda rya mbere basoromye ni itunda ryitwa urukundo ni matunda ya roho, urukundo tunda ya upendo. bararisoroma Walichuna igiti kitagira itunda ry'urukundo aba ari igiti kama mti haina tunda ya upendo. umukristo nubwo yagira mu mwuka adakundana umufure Hata anacheza ndani ya kiroho na hana upendo, yule ni ndugu. umusere wakwangira mu mutima Dada ambaye atakuchukia ndani ya moyo. cyama cya jone kigapfa Ilikuwa heri Yohana na fariki. hagira amahirwe maze cyaba kiri kudaravinga kikagonga na n'ibindi Heri wakati atakuwa anaendesha gari anagonga gari. uwo musere Yule dada nitahire hakiri kare yeye arudi mbele ya uwo mufere ndugu. najya iwabo Arudi kuko kwao. turi kumwitegereza tukabona se atari senyeri ahubwo se burya ni kayini kuko kayini niwe wishe mwene se Alimuua ndugu yake. hagira amahirwe Nakuwa kumva inzu yamuhiriyeho we maze ubwana bukajya buhiramo we natare ku munsi mukuru we kufanya siku. waje gukora iki Ulikuja kufanya nini? wakwisubiriye iwanyu Ndiye kwenu. kiwanyu ariyo batwika amazu Kwenu ndio kwenye ariko hano kwa mana ni abafurere n'abasere kwa ndugu na wadada. itunda ry'urukundo rero iyo bitari ku giti nta giti gihari Ile mti hai. abera b'imana ese amagambo ni yamina Maneno ya Bwana umuntu wese yote ukeneye wanahitaji nk'igiti gisoromwaho kuwa mti wa kuchoma. abagarati ibice 5 Wagalatia sura 5. dore imbuto z'umwuka nyinshi Ona matunda ya roho. katwaso Tutasoma. ku cyumweru ra mwongere muvuge ngo murajya Ohio cyangwa murajya mu yindi state mureke tumaze tuganire hanyuma murapanga ibindi Ili
tutapanga hadusomera Fred bawahabona kabazi tutasoma ndugu Abagalatiya 5:24 sura 5 mstari wa 22. ariko rero imbuto z'umwuka urukundo ibyishimo n'amahoro n'ukwihangana no kugira neza ingeso nziza mu gukiranuka no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Nashira wamina subiramo babyumvishe neza Rudia hawajasikia. Ariko rero imbuto z'umwuka n'urukundo niyo mbuto ya mbere bisobanurwa udakunda ntabwo azi Imana kuko Imana ari urukundo. Niba utagira urukundo mu assemble ubyina uterana ubwiriza ibyo wakora byose rukuruhira zero kubera aho tugana watuye yitwa rukundo. Komeza turi kuganira rero imbuto z'umwuka n'urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza n'ingeso nziza no kwirinda no kugwa neza no kwirinda ibimeze bityo amategeko nakora umubare rero. Sasa fanya hesabu. Wanyazwe iki? Wewe ulinyang'anywa nini? Na bila abasomye wanyazwe Kwa vile ambavyo vimesomeka. Ariko bikamubaza uri gutekereza hano hanze nabonye imodoka ziparitse ari nyinshi. Acha nikuuliza hapo nje tuliona gari ni nyingi. Buriya hageze uwaza agafata imodoka akayitwara. Hapa kama kuna kuja mtu anachukua. Maze Fred usabe nangwa mzee ramukuru wacu w'abadiakona akakubaza ngo ndugu dusao imodoka ya Abraham gari yako imodoka ya Abraham gari yangu iko kandi imodoka bayitwara na gari imechukua. hari abafure banyagufasha kuyishaka wa ndugu watakusaidia hawatakusaidia kuitafuta kandi kubangira hano wataweza kwenda kukuta ariko uze ngo bayitwaye wabona bakuberekeza kuyishaka. Nanjye nkubwire ngo abaragarurirwa ni abandi ko bazimije n'abandi ko banyazwe nawe utabizi atyo ntabwo aragarurirwa. Icyo giti rero bakibaya kibanye mu rukundo urukundo bararutwara ibyishimo biragiye amahoro baragiye byose biragiye. Frebra n'amatuga ngo yari amademo ane ilikuwa mapepo 4 afite imikaka walikuwa na mkujo bari abademo bavuye i Roma walikuwa wanatokea Rumi kandi intego n'umugambi kwari ukuzimya umuriro wasenyeye kuzimisha moto wa Bwana. Nongere mbabwire ngo iyatangije umurimo muri mwe izawusoza amahoro na salama. hanyuma haza agasimba ka kabiri Kulikuja wanyama wa pili. hajya muri aka gasimba barataga Kiswahili gasimba aka kidudu Ni kamunyama. haza aka kabiri Kulikuja kamunyama kapili. karaza karya ibibabi Kakekuja kekekula majani. icyo giti mwe twabuze aho tw'igicapa ariko nawe mu gicapa Na nyinyi mchape ile mu gihe amatabi Mwipatie mu gihe imbuto kipatie mu matunda. gihereze n'ibibabi hanyuma mu gihereze n'imizi nabo mu muzizi. Hanyuma rero Kwa sasa nyuma sasa Frebra n'amari kuvuga ngo ibibabi bisobanurwa communion divine. Hajya kuze kuvuga ngo la communion divine ubumwe maana yake bw'Imana umoja wa kimungu. mbese ukaba ukagira ubumwe n'Imana yawe Unakuwa na umoja pamoja. ukagira ubumwe n'umwuka we Unakuwa na umoja aho kugira ngo ubumwe n'Imana umoja na Mungu. urukuri mu ubumwe Muko umoja n'ibindi bintu bidasobanutse na vingine bwa bumwe n'Imana rero Satani araza arabukata shetani alikuwa amababi nayo jani nayo agasimba karahekeye ile kadudu kakeuka. urukundo rwagiye amahoro rwagiye niyo mpamvu ujya kubona ukuntu umuntu ukabona umuntu Unaona mtu kabajya bagashyiraho indirimbo kaja manaweka nyimbo. kajya agira ngo Naona mtu anacheza na kitu. yanesheje urupfu. Nakunze frere kumbuka ariko muzajya mukubita amashyi hajya amajyambere atari yazi Kama maendeleo bakubitaga n'ibibaho
hajya bahitaga ayo mande yakubitaga kabisa bahitaga amarimbi yavuga bagusumba n'izingoma basanga abasere bari mu mwuka hari umusere w'umushabagana cyamwibuka nyina wa Danieli ariko Yesu ahaguye mwana we gahora kungamara gahora gusoma yanyuraho mu biti mu ndasi ngo mbega abasere ngo barasara kandi ngo barasarishije pe ngo bazabazirika imihamu maze nyina wa Danieli nawe ati niba ndi umusazi wa Yesu Yesu mbanje kuraba aragahora kuba uwo musere yabaze muri musere cyane uyu nawe ni intwari umuntu ukubitirwa amabagabo bicaye ni mpamvu wajya mu ijuru wa musere we imana ikomeze mu izina rya Yesu bene data bakundwa we ibyishimo biragenda amahoro aragenda kuboneza biragenda byose biragenda cyangwa iki gisigara nk'uko bagiye ku mababi rero ubuzima bwawe ni imana wasenga amasengesho yose kwa kirabu kibambasi mama we mfite ikibazo kuva biri kujya bikugarukira none rero ntabara nageragejwe bikongera bikakugana kubera iki ubumwe bwawe n'imana bwaragiye ryari nicyagihe wavuye mu isezerano nicyagihe wavuye mu mesaje utangira gukora ibyangwa n'amaso y'Imana umwuka we arigendera usigara uri inkokore iyo mpamvu usenga bikanga ukaririmba bikanga ugatega amaboko bikanga iyo yagaruriye abandi natwe ntitugarurire haleluya ukaririmba reka da ugapfukama reka ko mfite ikibazo ndagana ndakora iki ugapfukama nyagasani reka da kajya mu asambule bashyiraho indirimbo wajya gutera akaguru gasani gumaho ngaho gumaho nawe ukagira ngo ni ububose ukagira ngo ni uko ufite amafaranga wenda ufite n'akazi wenda ufite n'imodoka satani yakugize imbata kubera inanga warayimanitse ntabwo ugikorera senyeri barakugeze ntiwabimenye ndabwira rero iyagaruriye abandi nange wigarurire haleluya amasaha arageze byose barakokora satani aha ariko ngo nagakoze nabashoboye kwe haboneka indi demo ya gatatu kulipatikana pepo ya tatu ako gasimba ukaragenda kajya mu bishishwa igiti bakibanyeho imbuto sikamaga mu kuyumva neza igiti bakibanyeho imbuto igiti bakibanyeho amababi nabonye ibiti hano hanze niliona miti hapa nje jo bundi nende kumwe na madamu juzi nilikuwa na tujyanira muri downtown tulikuwa Kenda cyari nziza ndi najua kama Kentucky wakuta nuko n'ibiti neza wajyaho n'amavoka tunawazia kama ni avocado jana bangu twava mu modoka tukicara mu gacucu situtoke ndani ya gari tunakaa ndani ya ariko mbije kuri buno harebye nakwambia leo ibiti byabaye miti imekauka ariko nimutinye lakini msiogope muri cya giti harimo ubuzima nubwo satani yaguteye yaguhamagaye irakuzi hanyuma rero gikora kagasimba kavanaho ibishishwa bisobanurwa ngo Fred namu gatabo ufite aravuga ngo ibishishwa ni doctrine apostolique ni mafundisho ya mitume amen inyigisho ni mafundisho ya imeenda asigaye ibimenyetso by'umusara ndakuramutsa Mariya wuzuye inema ibyo ntawe uravugiriza utaipata hasigaye iki kulibakia nini nuko yataraba by'Imana turasoma mu gitabo cya Aburahamu ya Ibrahimu agishabuka kimwe tafuta gishaka Aburahamu wamwana kicyagara mtoto kumaza cyatsobyeho nuko rero Imana izahanumye nuko bw'Imana we ceceka nyamaza ndagwibiraye tugeze mu rugo viazi kufika nyumbani sijya amadini gasigaranye abagore bari kwigisha igiti cyari cyahuye n'ibibazo n'ibishishwa
nabyo barabitwara Makapi nayo ilichukua. aho kugira ngo bigishe inyigisho Ili waweze kufundisha n'abagore n'abapasitoro na wanawake ni wapastori. ba bishop Wa bishop. yewe nongera mbwira abera ngo Wacha niwaambie wateule. iyaduhaye Aliyetupatia umuhanuzi nabii. tuyikomera amashyi Mchapie vizuri sana. bihabwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kwa jina la Yesu Kristo. hanyuma rero haboneka agasimba ka kane Patikana mnyama wa ine. nababwira ngo ni uburima ni bw'inzige ni kagungu ni ubuzukira ubwose kwari bumwe yikubiye cya giti Wote walijamlia ile kujya mu mizi Naingia ndani ya mzizi. uyu we ukatagisenga Huyu yeye kama akaba ajya guterana bikanga kusanyika inashindikana. akajya guterana kugira ngo bamenye ko utakiri umusenga Anafanyika kusudi awaze kandi yaraguye kera ameanguka. akuzuza intebe Anajaza kiti. akigira umuririmbi Anajifanya kwamba kandi ari umunyabyaha mtenda dhambi. agahamagara ijuru bikanga Hata mbingu inashindikana. yagira amasamba akigira umusore Hii kama kusanyika kandi nijoro akagusangira inzoga n'abapagani anachandia. uyu ni kimwe usigariye Chenye tugiye kinabakia. kumuhenura Acha nimpitue. kagasimba kajya mu mizi Karaka mdudu kanaingia. karahekenya Pechenya. kakigenda guhenura cya giti Pitua kiti. imana yohereza umugabo witwa riteri mariteriteri Alituma mwanaume. mariteriteri araza aravuga ati umuntu ntabwo azabashwaho n'imisaraba ntabwo azabashwaho na mariya mariya ni umugore n'abandi umukiranutsi azabashwaho no kwizera Ataishi kwa imani. yaje yuzuye imbaraga yuzuye ubushobozi imana iramutuma iyo atabaye itorero n'abatari dutabare ubwa kabiri rero yohereza abisirayeli Walimtuma Uisraeli. abisirayeli nawe azana intwari abagabo b'intwari abagabo buzuye umwuka wera Anajaa Roho Mtakatifu. nukorera imana utuze umwuka wera Ukimtumikia Mungu bila Roho Mtakatifu, bizakora byose bizazaba matendo yako yote itakuwa machukizo. kubera Kwa kuwa aba bagabo baje ari intwari wale wanaume baje kuresititiwa walikuwa wasujaa, baje kuresititiwe kugarura walikuja bari baje kuresititiwa cya giti satani agiye guhenura hasi ambayo shetani anataka kupitua. niyo mpamvu wumva ngo mariteriteri araza yigisha ngo umukiranutsi azabeshwaho no kwizera uwitwa wisirayeli arakurikiraho yigisha ibyo kwezwa kutakaswa aravuga atumva utejejwe kama ntabwo azabona umwana w'imana muona Bwana. mwubaka ibitengero Ukijenga hekalu, muzigira uko zikomeye kose fanya utejejwe ntabwo azabona imana kama utakaswa utamuona Mungu. hanyuma yaho rero hakurikiraho abapantekote Patikana wapande birakomeje kugeza igihe imana yohereje umuhanuzi w'igisekuru cya karindwi badusomere Malaki ibice bine watatusomea Malaki sura 4. hari kuvuga ngo iki ndikwibuka kugira ngo ngende hanze ntabwo bakereza Malaki ibice bine Malaki sura 4. mbega ukuntu imana ari nziza Jinsi Mungu mbese nawe ukeneye kugarurirwa na wewe mu mutima urabikeneye unahitaji ndani ya moyo. dore hazabaho umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro abibone bose n'inkozi z'ibi byose bazaba ibishingwe maze haba umunsi uzabatwika bashire ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga ntuzabashisigira umuzi cyangwa ishami ariko mwebweho abubaha izina ryanjye izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro kandi muzaribatira abanyabyaha hasi bazabiva umunsi y'ibirenge byanyu ku munsi nzabikoreraho ni ko Uwiteka Nyiringabo avuga nimwibuke amategeko 23 dore nzabohereza umuhanuzi Eliya umunsi w'Uwiteka ukomeye uteye ubwoba utaragera uwo ni uzasanganya imitima y'abana n'iy'abasi Mioyo ya watoto na baba. Branamu yaje ari uwo kugarura ikintu cyose mu mwanya wacyo Kila kitu abagore turazigisha wanawake wasifundishe. urubatizo mu izina rya Yesu Ubatizo ni ndani ya jina la Yesu Kristo. nibutse umupasitori Namkumbuka mchungaji mmoja abwira abantu iteraniro rinini aliwaambia watu hano dufite amamodoka yote mna gari n'amamoto menshi cyane na pikipiki nyingi. umuntu urabona umuntu wabatijwe mu izina rya data wa twese n'umwana n'umukobwa n'ibibiri Mwenye atamuona mtu ambaye ubatiziwa ndani ya jina la Baba na la Mwana na Roho. guhera ku itangiriro ukageza ku iherezo Tangu mwanzo mpaka ni ufunuo. imfunguzo
none yuba kwibije mu zina ndakubatiza mu izina rya data wa twese n'umwana n'umwuka wera wabivanye hehe Sasa ulitoa wapi? byavuye Ulitoka wapi? ibyo muwe muretse frere Ile muiache ndugu. amen nongera mbabwire ngo Niwaongeze niwaambie uwo rubatizo yule ubatizo w'amazina atatu ya majina matatu tuwarubona hano muri Bibiliya hautaiona ndani ya Biblia. Branham rero Branham alipokuwa ahishurirwa ko alifunguliwa data atari izina umwana atari izina umwuka atari izina ahubwo imana yacu yitwa Yesu Kristo. Batumvishije bato rero babatuza mu izina ry'Umwami Yesu. batiza ndani ya jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ariko bajye kokora icyo giti Wakati ile mtu aliyeondoa matawi n'umwami witwa Constante mfalme ambaye anaitwa Konstantino yabonye ari kudegera mwisha agiye gupfa yaranze aliona akiwa kwa wakati wa kufariki abwira uwitwa Usebe alimwambia amenaitwa wabatiza matatu nibatize abantu bose babona kubatiza muri yasamu wote ambao wanakataa bakanga kwizera iyi mesaje wanakataa kubatiza bazabimenya bagiye gupfa watajua wakati wa n'uzaba barembye kunywa zoofika cyangwa imodoka ikakugonga au gari na kugonga bakajya bakoraho wanagusa unasikia roho ukajya kubwira umugore wawe na kutambia mke wako ubwira umugore we ndabarindiye ngo karacyari gutera mwambie mke wangu angojee gari na piga mubwire ko umugabo wanjye amerewe uniambie jinsi umugore kumva kameze nka niba karagendera itaendea marote uzabimenya imitagihe utaijua nyuma ya wakati mwene data mushiki wawe kwihana ni none kubatizwa ni none guhinduka ni none kubabarirwa ni none ibirenze ibyo ntabwo nzi ubikuye sijui kwa nini naitosha Bibiliya iti abo bantu bose bumvise ibyo bibaturika mu mitima babaza kurekera zitindi uzo bati mbere abagabo bane data tugire dute bategeka ko babatiza mu izina ryawe waliwaambiwa wabatizwe na wa mushiki we uri hano imodoka nikugonga kama gari na kugonga uzi uzavuka unajua kama utafufuka uburwayi bugufashe kama magonjwa ukabura apfuye uzahera mu gituro utabaki ndani ya aba bose bano bagabo ukureba bose n'aba basore bose nabo bari bakunze isi nk'uko uyikunze ariko babonye yuko nta musaruro ubirimo bavayo ndakugira inama ngwino tukubatize ngwino tukubatize nawe wihane ibyaha byawe arabyumvise imana umugisha mu izina rya Yesu Kristo kuganira ngo kugarurirwa kurudishiwa imana yatangiye kutugarurira Mungu alianza kuturudishia hari umugabo witwa Aburahamu rero na mwanaume ambaye anaitwa bageze umugabo witwa Loti walimtoa bwana mwenye anaitwa Lutu baramutwara pe walimchukua n'abagore barabatwara na wake n'ibyo afite barabitwara hanyuma Aburahamu nyuma Ibrahimu afata abagabo abasirikare 300 aliwachukua wanajeshi na 18 na barirukanga bajya kugarura Loti kukimbia kwenda wari kurudisha barazimiye mwemeye ko Imana igarura mwemeye ko Imana igarura nawe yakugarurira yaguha ibyo washimije unaweza kupatia ndakwibutse ndakwibutse ninakumbuka uri gupiga ingoma wewe unapiga ngoma ndakwibutse ninakumbuka ukunda abakozi na unapenda ndakwibutse za ndirimbo zawe ndakwibutse y'amasengesho yawe ndakwibutse bagutangira ubuhamya ndakwibutse muri assemble ndakwibutse uri mu kirere cy'umwuka ulikuwa ndani ya gari yagiye he ilienda wapi ndakwibutse ukuntu waririmba indirimbo yawe ikajyana abantu mu mwuka nyimbo yako ilikuwa inawapeleka ndani ndakwibutse ukuntu bashyiraga hino bakinyaga kadiri walikuwa wanamchezea Mungu iri mugogo kule mgongo hari umufurere witwaga Diade kuna ndugu ambaye n'undi witwaga Peter na mwingine alikuwa anaitwa abo barapfuye bapfiriye mu ntambara kufia ndani ya vita yashyiragaho akaririmbo kavuga ngo ukunde Yesu ni murugi ukunde Yesu ni maze Peter kitera ukunde Yesu ni murugi mwongere mbabwire ngo uzabimenya umaze gucika amaguru unapo katika miguu koze Imana igishije mbega ukuntu nayibwira ponya jinsi nitamchezea impitagihe nyumba ya wakati reka kwigira umubosi
Imana niyo kubyinirwa, Imana niyo gucururirwa, Imana niyo gukomerwa amashyi, Imana niyo kubakwa, Imana yagaruye abandi nawe ikugarurire. Amen. Ikugarurire bitameze bityo kama haiko vile nakusigaranye bakamutwara tunabakia nacho kitachukuliwa, usigaranye guterana gusa unabaki na kukusanya. hanyuma bakuchumweru Unakuja siku ya Jumapili pekee hanyuma kwa batandatu na batakubona siku ya yena haukuja. iki Imana byarakurambiye Ya Mungu lisha niyo ukoze kuinde gushe yakire kwa tugataha yakire kwa tugataha abantu babwirizaga n'amasaha abiri ukomezamo ongeza kagezamo n'umukozi ahabwa morale namwe iyo mucinzi yarigendera wakabwirije n'iminota 10 wakati unaenda naye mwamuciye intege umemkata tumaini. yabwira rero iyagaruye rapi namwe ziragarure Imana igarura mwizina rya Yesu Kristo. Ndani ya jina la Yesu Kristo. Hanyuma rero Na mwisho sasa ndanezerewe nafurahi ko nibutse umukambi Dawidi namkumbuka mzee Daudi. bajya gisandu Walile aliporudisha barayitwara pe walichukua sana. abafilisiteri Filisti alichukua. bayitwaye bayijyana Akachukua. basigara batagira Imana Walibaki bila Mungu. basigara imigisha bayitwaye Walibaki bila baraka. ya sanduku Bila sanduku. baragenda bayishyira Waliweka ku mwitwa Abinadabu kwa yule ambaye anaitwa Abinadabu. hanyuma Dawidi aravuga Daudi alisema bema tuzabaho tutagira isanduku tabaki hapa bila sanduku. kanze babaza Acha niwaambie. buno muje guterana mukabura abakozi Hivi mmekuja kama unakuja kusaidia Kesho mwanza utumishi. Kesho mtarudia. imesaje ndahani Kama ukuda hakuna. muri gutakiza ngo twashobora no guterana Unawazia tutaweza kukusanyika? none rero bana b'Imana Sasa nimuze tujye kugarura isanduku tuyivane hariya tuyigarura aho yahoze kisha mahali nayo ndabwira abateranye Imana ibagarura aho mwahoze kwenye mlikuwapo. aho mwahoze Mlikuwa. aho wahoze kera muri za ndirimbo muri ya masengesho hakwiriza ubusa Kufunga. watinyaga n'icyaha Kuna ogopa sana. uri mafumafu Lakini leo ufata icupa ry'inzoga ukagirira ngo kunywa pombe na kukunywa ukubita umugore agatumva amatama piga nacyo mke wako unamvimbisha machafu haikuwa no kurara mu mazu amaraso yacu kubwira na kulala ndani ya manyumba kubera utagitinyira sababu hauwezi. ndabwira rero iragarurira abandi nigarurira nanjye nawe ugarurire n'izina rya Yesu Kristo. Ndani ya jina la Yesu Kristo. za ndirimbo zagiye he Zile zima ya masengesho agiye he maombi iko wapi? sigarura abantu n'abakozi Na watazama watumishi. umugore katari guhumbyara Mbona huyu mwanamke amaso isoni zavugiyemo hawana umugabo akakubwira ngo wa mugore wamurera kino mume wake anakwambia unitendee yego turi muri Amerika kama tuko nta byari ntibonzanaga mu byo muri Afurika ndani ya Afrika. nasiyo Kasopo uri umupagani wewe uko mpagani. kubera Imana yo muri Afurika Kwa sababu Mungu niyo Mana iri hano muri Amerika Mungu hapa Marekani. hanyuma rero Nyuma sasa umugore nawe ati mke naye anasema here nawe amasaha tangu leo siko naniambia bwana tuzongere kumwiruhusu. hauri magaruki Sasa wewe wubaha umugabo mume gani? ntugitinya n'umufuka umugabo Kuwa unamheshimu mume wako lakini leo hauogopi. none abafurere bose bameze bate Hasa wandugu abafere wadada wabaye nk'umugore w'ingara kuwa kama mwanamke wabaye nk'umugabo w'igisimba umekuwa kama ugera iwabo abantu bakiruka ntabwo uzi kuganiriza umugore wawe ntiwafata n'amasaha abiri ntabwo ari 2 ngo muganire sheri kubera urugo nabwo zubakwa n'ibiganiro none mwe ntabwo munaganira satani yarabanyaze mwemere ko mwanyazwe turahamagara Imana nigarurire abafurere nigarurire abafurere n'izina rya Yesu. Haleluya. Njyewe barebye nabi n'ubudiyakoni nabureka mimi wakinitazama vibaya na waje gukorera tamuriza ulikuja kumtumikia tamuriza n'uburirimbyi bwabo na hii kuimba yao n'uburirimbyi bwabo uimbaji wao uhereye k'iyi ngoma tangu kwa hii ngoma ariko ino ngoma yose hii ngoma kano konyine hii pekee ni igikoresho cy'Imana. chombo cha Bwana. Haleluya. Ziriya sente
dufite Imana igarura, jinsi Mungu anarudisha, dufite Imana igarura. tuko na Mungu ambaye anarudisha. Haleluya. Amen. Umugore wa Abrahamu yaje guhabwa isezerano, bajya kubona Abrahamu Yeye na Ibrahimu cyari gisaza alikuwa mzee n'akabando, na Abrahamu atangira guhagarara. anaanza kusimama imara. Uyu musaza ko yabaye akasorera, Mbona huyu mzee alikuwa bajya kubona mu mubere bwawe bwari bwarakururutse butangira gupfundika. anaanza kusimama Mu myaka mingahe? Mu myaka y'umusaza. kwa miaka Imana yacu ni Imana igarura. ambaye anarudisha. Abrahamu na Sara bahawe umwana ariko Imana yabagaruye. Nawe wahawe amasezerano utayibagaruka mu kibanza cyawe. Amen. Amen. Yasanduku rero Sasa ndugu babarayizanye wairudisha. bagejeje hariya rero Walipoifikisha maze ndi kubona ukuntu bari gutamba. naona jinsi wanacheza. Sanduku y'Imana nihabwe impundu, sanduku y'Imana nihabwe impundu we. Bamwe bari kuvuza amasente, abandi bari gucuranga, abandi bari Uwiteka aragahora ku ngoma, umwana aragatagira Imana, Imana igarutse iwanjye. Yewe mu Abisirayeli mwe nimuze gukora umunsi mukuru. Dawidi ariyereka ati Imana iragahora ku ngoma, iyavanye mu madini, iyavanye mu moko. Umugore aramureba, umwami muzima, Mfalme mzee. yewe we, niba aragize guca, niba ari agapantaro niba ari akenda kavuye, Katoto kangoa kenya kalianguka. ariko wakoje isoni kabisa. Umenihayanisha. Yewe icyegera cy'umwami ngo Mimi mwakilishi wa mfalme unihayalisha hivyo. yewe nta bwami bwawe, Hakuna ufalme wa. nta kigenda kabisa. Wewe hakuna cha hiki naendelea. Kubyinana n'abantu Wewe babatizwa. unacheza na watu ambao walibatizwa jana. Ngendeye jene Mimi yeye mbyinane n'akana nicheza na kakana ka Gloria. katoto. Ibyo bintu Vile vitu ni abadayimoni, ni mapepo. ni satani wakunyaze. Shetani ambaye amekuwa Umuntu ahimbaza Imana kugeza ifi, abyinira Imana kugeza ifi, agereranije n'ibyo Imana yamukoreye. Ntabwo nzabona Venuste, kwa sababu nataona Venuste. iyo Mana iri ku ngoma, ubwo Venuste nawe ndagiye kubona icyo bacyita ikibina, bacyita igikundi, ahubwo bariya barabyina barabakikiriza n'abandi ngo ibitangaza by'Imana, ibitangaza buri muntu wese agashima Imana agereranije iby'Imana yamukoreye. Matendo ya Mungu kwa Imwemere ko twanyazwe. ukubali kama tumenyanganywa. Mumenyanganywe mukikuramo Tumenyanganywa. Imana igumirisha. Nitwemere ko twanyazwe. Ukubali kama tulinyanganywa. Uhereye kuri nge, Tangu kwangu. no kuri Gerard, no kuri Kabagema, no kuri Eugene, no kuri Kunguka, no kuri Rubanda, n'abatamuriza, n'abaririmbyi. Imana itugarurire. Imana igarura. Imana ifite imbaraga, ikagira amaboko, ikagira umwuka wera, nayo ihenda n'izi tugakurikira. Mungu aturudishie. Kubera bimeze bityo, Kwa sababu reka mbabwire inkuru y'inkoko. acha niwaambie habari ya kuku. Inkoko itera amagi, Kuku inataga mayai. ikayarira iminsi 21, Analalia mayai iturangira moja. mu gifugutu kiri mu mababa. Anazaa watoto ndani ya kifukutu, ndani ya maboya. Yekera nari nzi ngo Mimi zamani iko nilikuwa kirageneye kubamo ikadoma najua kama kuku cyagishwe kigasohoka. anatobora liyai. No. Kile kifaranga kinatoka ndani, haiko vile. Turusha imyaka nibyo, ntabwo ari byo. Haiko vile. Ukuri nguku y'amababa y'inkoko Ile mababa yari kubutu na moya ile bituma jagi kagashwi ndararamo amasaka inatimia kanajitoa. naragama izadusanga mu gifugutu, mu bifugutu by'umwuka wera. Ntabwo izadusanga mu bukonje bungana gutya, ntabwo wazanga kufite ubukonje, ntabwo wazanga kufite urwanda. Utwite umujinya n'amahane
dufite niyo kubyara rero izabyara icyaha gikomeye. Byabwirana n'Imana nimuze Imana itugamire. Twishe munsi y'amahema mwe maze twirara mu gifugutu cy'amababa ye, maze nituba mu gifugutu cy'amababa ye tuzasohoka, dusohoke mu bituremerera, tuzaba mu mijinya, tuzaba mu mahane, tuzagaragara. Niwe mfurere niwe Imana yamuhinduye, ni wa mufere wahindutse. Ibishishwa byabisize uruhande, ibishishwa by'uburakari, ibishishwa by'imijinya, ibihoho by'urwangano bizaba byagiye iruhande, maze Imana izagufata igukoreshe, umwuka we azakuzaho, maze mu ijuru ribahamagara nawe umuntu witare. Bitameze bityo muri guhahira mu bitobotse, yahamagarira abera nimuze dukore Imana tunezerewe. Aho ukeneye kugaburirwa ababikeneye Imana ibahereze. Hanyuma rero botsa inyama, bateka imitsima, Abisirayeli bararya baranezerwa. Kandi uw'Imana ntihabwe impundu, kandi uw'Imana ntihabwe impundu, n'abayihetse ntibahabwe impundu, n'abaririmbyi ngabo bakikirizanya. Acha niwaambie, ubukonje bwahera mu baririmbyi, baridi itaanzia ndani, ukazagera harabyari, itafika pale lini? Karimo mwerekeza isanduku, nimudakinya akaziho hano, ngo muvane abanyamubiri mu mubiri, ab'inyuma bazabona igifugutu bate. Uhere none umuntu wese ubukonje uzajya muri kazi. Abafurere babacanga abasore bazikunyuma muzabapanga hafi y'icyago, kubona abaherekeza isanduku bari abantu b'umwuka wera. Muzabikora, muzabikora, Imana izabashoboza. Kagira ngo wapfushije aho bahita muri moruge, muri moruge y'umuntu yapfuye. Abana basigaye basindaranye iki none nari naratese umugabo wanjye, ariko niho namenya agaciro. Uri muri moruge, ni ukuvuga ngo naho ahantu havukiye abana, havukiye abana. Haleluya! Nizamuntu rero zivuga aho bavutse. Nanjye ndababwira ngo dufite umubyeyi witwa Yesu, nawe amasaha ushaka yakubyara. Maze impundu rero, impundu zikavuga. Niyo Mana muyikomere amashyi, Imana igarura, yagarura isanduku, Imana igarura yagarura indirimbo, Imana igarura igarura amasengesho, Imana igarura igarura umwuka wera, Imana igarura igarura imbyino, iragaruriye Dawidi nawe iragarurire. Haleluya! Ushaka twanarekera, kubera icyo tugamije. Mukeneye kugarurirwamo amafaranga, murabikeneye. Ni wangapi ambao wanahitaji? Mukiamanika Imana ibahereze mu izina rya Yesu. Kubera intego yasenye ni ukutuvana mu bukonje ikadushyira mu bushuhe, ni ukutuvana mu ntege nke ikatwambika imbaraga. Biranditswe ngo nzagukenyeza, nubwo wigeze no kunyibagirwa, ariko njyewe nzagukenyeza, nitakuvalisha. Ngenda sumunura, ninavazi kuburi, aravuze ngo azagukenyeza. Kama atatuvarisha, kazagukenyeza. acha nikuvalisha. Gerard, mujyana iyo myenda yawe, chukua manguo zako, nawe ushaka kuyambara. Uko niko abantu bahagaze imbere y'umwuka wera. Umwuka wera agambiriye gukenyeza abaririmbyi, umwuka wera agambiriye gukenyeza abasore, umwuka wera agambiriye gukenyeza abakobwa, umwuka wera agambiriye
ibyakozwe n'intumwa ndani ya kitabu cha Matendo ya Mitume. narangije munyihanganire kandi atekereza ntabwo nabakereje ariko mu mihangane tuzabicungura n'ikindi gihe ibyakozwe n'intumwa mu bice bibiri Matendo ya Mitume sura ibice bibiri umurongo wa mbere kabageze wahagaze dusome mu izina rya Yesu Kristo rekeraho Frank simamia pale ku munsi wa Pentekoste kwa siku ya Pentekoste wote bari hamwe ndani ya fasi moja. Dore kwicara Usikae. nakwemerera bari mu mwanya umwe Walikuwa ndani ya fasi moja. ako mwanya umwe n'uwo Fasi moja ni gani? uko tamuriza ari kureba Kama vile Tamriza ko dusaba ari kureba ndio vile Dusabe anatazama. ko ndayisaba ari kureba Hizi na Isaba anatazama. ko Jede bari kureba Ndio vile Jede anatazama. amen Amen. uko mukandara ari kureba Hizi mkandara anatazama. niko Oliver ari kureba Vile Oliver anatazama. uko Fedas ari kureba Ndugu asikuwa niko muzee hari ari kureba ndio vile Yeshena anatazama. bose bati Wote arevema we kunyakuri. icyaduha we cyaduha imbaraga we imbaraga ziri hewe Imana we niduhembure we turarushye tubane mwizi ntege kwandika imbaraga Mana bose bahuje aho ngaho bari mu mwanya umwe mu ijambo ry'Imana komeza Endelea. nuko umuriri umunsi wa Pentekoste usohoye bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima rekeraho bahuje Wakikutanisha none uko muri abakobwa mwese muhuje umutima jinsi mko vile wasichana mnakutanisha roho. mwabasare muhuje umutima Wadada mnakutanisha roho. wabona muri wowe Unaweza ona ndani ni mwako. uko utabona aho uburozi babugurira Ni kwa sababu wafata na soda ukayishyiramo uburozi ngo wice umusare mwicaranye ntabwo muhuje umutima ntabwo umukabara yaza wabona muri mwe undamutse ngo waremye amene wajya hanze ukajurwa no kunegura ibyo rero ntabwo umukabara yaza ntabwo wakubita sente ab'inyuma bari kuguhema umwuka wera azaza bari mu mwanya umwe bahuje umutima umwuka wera aramanuka ni bangahe bakeneye kuba mu mwanya umwe ni bangahe bakeneye kuba mu mwanya umwe bagahuza umutima umwuka wera akamanuka hanyuma nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru uvuye mu ijuru umeze nk'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro ururimi rujya ku muntu wese wo muri bo bose buzuzwa umwuka haleluya iyo bitanga tubikomera amashyi nibaho icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo Imana igarura ndakwibutse za ndirimbo zawe ndakwibutse wigeze no kutubwiriza ndakwibutse wamenaga ibicuma buri munsi ulikuwa unabomoa vitunji kila wakati. igicuma ukagikubita Unaipiga. yakunda Gerard Naona Gerard. yatinye Anatimia. yajya kuvango akarere sakuna ni yaidi ni akarere sakuna haleluya ni yagupfukamirwa ni yagukubitirwa usaku ni kwamamaza ni Imana we itugarurire haleluya amakakama yo gushikurana amakakama y'urwangano amakakama y'imijinya amakakama y'agasuzuguro amakakama yo gusuzugura n'abafurere ibyo bintu byose Imana ibidukamuremo nongere nkubwiremo ibyo inyubako ya Nowa bamanzaga kwandika gofere Jengo ya Noa ikamanza yabamo amakakama bakabona bakayishyira ku nyubako bitari byakuvamo ntabwo washyira ku nyubako abera muranezerewe abera murabyakiriye abera mukeneye kugarurirwa abera mukeneye imbaraga abera mukeneye gukorera Imana ibahereze mu
haleluya mukaririmbo keza kwa nyimbo nzuri ila mukaririmbo keza cyane mukaririmbo keza cyane ibaze bapfukame wengere ngo imana pfukamiye ifite akazi yakiza n'uburwayi iyo ufite n'ikibazo gikomeye imana irakirangiza iyo mana twizeye ni imana ikomeye ndani ya jina la Yesu Kristo. Asamewe